bwoko niremeye iravuga nduwiteka imana yawe naragutoranije nguhamagara mwizina none kutinya none kupapye nibiki bibaye muntu nzakujya imbere ibitaringaniye mbiringanize nkizwa nanditse ko promotion mu ndirimbo za gospel yoroshye nanditse ko ndirimbo ikijyana nanditse ko abapasiteri baguhamagara uko babonye nzi ko byoroshye ariko naratunguye nsanze nyine bisaba ko mu b'inshuti bisaba n'ibindi bintu nk'ibyo abisi bakora iyo ni po ya mbere Yesaya nyine abwira amagambo Yesaya kuro Imana imuhamagara yamubwiye icyo agomba gukora yamubwiye ko ari Imana nyine yaramwibwira ngo nzamenagura n'ikinzo gize imiringa nta kintu ntazakugira ngo kuro ugende ukora umurimo wanjye ariko hasi Imana ibonye ko iramubwira ngo ntugujijinganya kuro ninjure mu mucyo ninjuremo no mwijima byose mbifite ibintu mu biganza byanjye rero wikitwara ukubonye wibihakana saba nange ndi umuntu w'Imana wo gukora iby'Imana ishaka ko nkora ntitaye kumbogamiza ngo zigira urwitwazo kubera ko zirahari mwisi zirahari uzanga bwose zirahari ntaho bazihungira ariko nyine we kuri icyo wumva ko hamagarika nizera neza ko ari Imana yabivuze ntabwo ari nge wabyivugira. Reka rero tubasuhuze inshuti bakunzi ba channel yacu yitwa Ubukombe TV mwakanze like mukanda subscribe kandi turabashimira cyane kuba mudahwema kutugezaho ibitekerezo ndetse mukaba munategereza ibyo tubagezaho bitandukanye duhora tubashakira abatumirwa bo mu ngeri zose kandi ikigaragara mwamaze kubikunda. Uyu munsi twatembereye tuhura n'umuhanzi umaze kubaka izina yego wenda ushobora kuba utarumuzi ariko n'umuhanzi mu by'ukuri umaze kugira byinshi ageraho cyane ko amaze imyaka myinshi muri muzika ubu akaba akora ibijyanye n'indirimbo za gospel. Naubanye anineza y'Imana naubanye nineza y'Imana kuva mbayeho kugeza uyu munsi urugendo rw'ubuzima bwanjye sinjye wigiraga n'imbabazi zayo. Reka tuguhe ikaze wibwire abadukurikiye mu buryo bwumvikana kandi burambuye. Yes, murakoze nitwa Ahishakiye Aime Pacifique cyangwa se Chris Aime niyo brand cyangwa se niyo zina nkoresha mu bikorwa by'uburirimbyi n'ubuhanzi nkora muri rusange. Ndi umuhanzi umaze igihe ubikora wabanje mu ndirimbo zisanzwe abantu bitizisi hanyuma nkajya muri nkakizwa nkajya kuririmbira Imana by'abantu bita gospel guhera 2010 gutyo kuzamura na n'uyu munsi nkikora uwo murimo. Rero ndashima Imana uwo ni njyewe muri make uwo ni njyewe. Urakoze cyane. Uvuze ko wabaye umuhanzi mu ndirimbo zisanzwe zari zisi niko abantu bakunda kuzita uza kujya muri gospel. Chris kera witwaga Why Chris icyaguteye guhindura ukava mu ndirimbo zisanzwe kuko nizo wahereyeho ukajya muri za gospel ni iki? Iyo umuntu akijijwe iyo ukijijwe iba ari intambwe ikomeye muri ubu buzima ariko nanone iyo ukijijwe hari icyo Imana yaguhaye uragitanga nkuko mubivuze cyane nabivuze nakoraga indirimbo abantu bitizisi cyangwa se zisanzwe hanyuma tugine narundi muntu ndakizwa. Rero mu gukizwa na kwa kuririmba kwanjye ntago bisinzira ahubwo narongera nabyo nsa nk'umuntu byimukanye ndabizana nkomeza umurimo wo kuririmba n'ubundi noneho ndirimbira abantu cyangwa se ndirimba ubutumwa bwiza bushobora kugarura abantu ku Mana ari byo banakunda kwita gospel music. Eko Why Chris Chris sorry ndakomeza kwitiranya kuko je nkuza imbere ukiri mu ndirimbo zisanzwe twajyaga tunakorana mu gupromotinga umuziki wawe ngikora kuri radio. None ndagira ngo nkubaze
warusha kuduha nk'ubuhamya urugendo rwawe kuki mbese niki cyasembuye gukizwa kwawe? Nibyo nakijijwe imyaka nk'umunani ishize cyangwa 10 ariko ubu ngenda umwana wo mu muryango w'abakristo ariko ibyo ngewe ntabwo byari bimpagije kuko nubwo nawukuriyemo nkawubamo nari nsanzwe n'ubundi nkora ibyanjye n'igihe nk'uko biri bivuga nari ndi uwigenga nkora ibyo nishakiye ibyo ntekereje byose na cyane noneho iyo si y'abahanzi bari indirimbo za secular mu tuzwi n'ibimeze ari isi igoye kuyicunga ku managing imitwarire yawe n'ibindi akenshi usanga abahanzi bayikora babiri muri iriya sikunda gusanga baratasha ku bintu bisa nkaho binagoye bivunanye n'ibindi ariko ngiye igihe cyarageze numva ko mu by'ukuri iyo aho hantu ndi hari ahandi nkeneye gutanga imbaraga ariko nanone nkabanza kuba ngiyewe nkabanza guhinduka nkabanza gukizwa. So rero muri rusange navuga ngo gukizwa byari umuhamagaro kuko turavuga ngo iyo Imana ishize guhamagarira kugira gukoreshe. So navuga ko impamvu dashingiye kuri nge cyane impamvu ishingiye ko ari igihe cy'Imana cyagizwe kugira ngo inze ntange umusanzu wanjye cyangwa se nkuri ibyo ndemeye gukora nk'uko biri bivuga. Ni kurwa Paul yandikiye Abefeso aravuga ngo turema imizi musame Kristo Yesu tegura cyo kugira ngo tuyigenderemo. So bivuze ngo umuntu arigeza mu ntari kari igihe cyari umuhamagaro agomba kuza akabikora. Nza ko cyari igihe cyo kubikora cyo gukizwa kandi nkanakora icyo narebeye gukora ari cyo kuririmbira abantu b'Imana. Iyo Mana niyo yabanye nanjye ibikomeye yarabinambukishije n'ibiri imbere nzi kwizabana nanjye ugari Yesu ntabwo bamfite. Urakoze cyane. Turakomeza mu rwego rw'ubuhanzi byo gukizwa byo uzagenda utubwira byinshi kuri byo ariko wavuze ko wimukanye inganzo ubwo wavaga mu buzima butari ubwo gukizwa uyizamura wigeza ku rwego rwo gukizwa. Ukimara gutangira gukora indirimbo za gospel cyangwa indirimbo zaririmbiwe Imana watangiye ute mu by'ukuri nuruhe rugendo wagize kuva icyo gihe? No buhamya burebure ariko nakoraga akazi ahantu tw'inyamasheke hanyuma muri nge bizamo nyine ko nkwiye gukizwa nkwiriye noneho kutaba umukristo gusa wakijijwe kubera iwabo basenga kubera ibyo byose ahubwo noneho nkongera nkaza nkiyegurira Imana mu by'ukuri. Rero nyine rwararuteye rwatangiye nyine njya mu itorero nk'abandi nkajyamo nkajya kwitabira nkareba ukuntu abaririmbyi baririmba. Of course nk'umuhanzi nari nkuru cyane no kuririmba ariko nyine birumvikana ko iyo ugiye gutyo gace akenshi birangira ukozwe. Gukorwa rero kwanjye byarangiye mpindutse koko ndekera kuba umukristo ushingiye ko yabara abakristo ahubwo nanjye ndakizwa. Ari naho nyine nakomeje umwuga wo kuririmba guhera iyo myaka byari mu myaka itambutse gato z'Urusizi Nyamasheke aho ngaho nkora umurimo kugeza uyu munsi nyine aho maze kugira indirimbo zitari nke za gospel. Dukunda kuvuga ko rimwe na rimwe ntago njye nkunda kuvuga ko umuhanzi ntago umuhanzi waka abantu bakuzi nta nubwo tuzi bose ari abahanzi maze gukora nyinshi unyumbona cyangwa se unyumva ntavuge ko atanze ntari umuhanzi nibyo ndiwe. Hanyuma rero kugera nyine imyaka kugera uyu munsi aho mbarizwa mu mujyi wa Huye uyu munsi niho mba. Rero ndacyakomeje umurimo ariko naho ngo wahereye maze imyaka igera mu 8 cyangwa se 10 hafi aho ngaho nkora uyu murimo mu by'ukuri. Abantu bari mu muziki ku mpamvu nyinshi ariko wowe uri mu muziki kubera iki? Nabivuzeho kare impamvu nyamukuru yagombye kwituma idusunka gukora bino bintu yagombye kuba ari impamvu yo gutanga ibyo cyambere na mbere kuko iyo twaremewe kuko bivuze ariko kandi akabona no kongera gufurfinga nyine uwo mugambi w'Imana yagushizemo ariko kandi hakabamo no kongera kugarura abantu kuri Kristo nk'uko Kristo yasize avuze ngo niwo mukoro mukuru dusigiye nk'abakristo. Rero nakiza ko ari izo mpamvu z'ingenzi nubwo umuntu yakumva indi cyase yakivuza ko nkiraho indi abantu bakunda kumva ko abantu bakora indirimbo za gospel no gushaka amafaranga kimwe n'abandi ariko ntekereza ko aramutse ari amafaranga ntabwo wakora indirimbo ya mbere ko ya kabiri hagati ya kane nta mafaranga urabikuramo ngo ukomeze ubikore. Ngiye muri nge nisa kumhamagaro wanjye ushingiye cyane kuri icyo ngicyo no kumhamagaro w'Imana ariko kandi no kongera gufasha koko itorero ry'Imana kongera kubona abarigana kandi biciye mu byo nkora niyo ntego nyamukuru. Nawanye ani neza y'Imana akuva mbayeho
kugeza uyu munsi urugendo rw'ubuzima bwanjye asinge wigiraga n'imbabazi zayo iyo mana niyo yabanye nanjye ibikomeye yarabinambukishije we n'ibiri imbere nzi kwizabana nanjye ubwo ari Yesu ntabwo bamfite ubwo ari Yesu ntabwo bamfite. Reka tugaruke ku bihangano byawe. Ndumva hari indirimbo nakumenyeho, indirimbo Bwoko Niremeye. Niyo ndirimbo mu by'ukuri nakumviseho ndavuga ngo uyu nguyu yagiye kuba umuhanzi ukomeye. Iriya ndirimbo ni yakangahe muzawe? Iriya ndirimbo njyara ukuntu nkora umuziki nshobora kwandika indirimbo nsohoye si bari iya mbere muzo nanditse, ariko mu minsi ngiye gukizwa nk'indirimbo nandikira korali ahantu nakoreraga cyangwa se nasengeraga, iyo ni indirimbo ari indirimbo ya mbere nanditse Bwoko Niremeye, ariko nayisohoye ari indirimbo ya gatatu. Ni ya gatatu? Yego. Iya mbere yari iyihe? Iya mbere nasohoye gambika indirimbo itwa Isambi Itarumba. Nzakuririmbira amanywa nijoro, nzagutambira nkibishoboye, n'abana banjye nzabibaraga, uzajya ubambika imbaraga. Ay Yesu uri Isambi Itarumba, akugukurikira sukuyoba uri indirimbo rero nakoze bwa mbere rero itwa Isambi Itarumba, niyo nahereyeho nkikizwa. Washaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ko Yesu ni Isambi Itarumba, kuko kumwizera ntabwo bihombya, kumwizera kumukurikira ntabwo bihombya. Niyo SMS mu by'ukuri cyangwa message mu by'ukuri nashaka gutanga ku bakristo n'abandi bantu batandukanye. Uraza kuturirimbira izihe ndirimbo muri iki kiganiro? Ntabwo nzizo mwifuza cyangwa izo muzi, ariko zirahari, icyo munsaba ndagikora. Hari indirimbo iyo Bwoko Niremeye wenda uze kuyituririmbira, ariko nayidusobanure neza kuko numvise ari indirimbo ihura neza n'amasomo muri Bibiliya. Yego. Bwoko Niremeye iravuga nduwiteka Imana yawe, naragutoranije nguhamagara mu izina, none kutinya none kupapye n'ibiki bibaye muntu, nzakujya imbere ibitaringaniye mbiringanize, nzamenagura inzugi z'imiringayo, n'ibihindizo nzabicamo kabiri. Wowe witinya kuko nzakwereka ubutunzi abwihishe awabisi batazi, nzakumenyesha ko ari igihugu hamagara. Imana yawe Bwoko Niremeye, Imana yawe Bwoko Niremeye. Indirimbo mu by'ukuri ishingiye ku nkuru yo muri Bibiliya mu rwandiko rwa Yesaya, umuhanuzi Yesaya 15, aho Yesaya amagambo arimo ni amagambo Imana yabwiraga Kuro ikimuhamagara ngo ajye gutara ku bw'Abisirayeli. Amagambo yamubwiye ikamubwira ngo nzaguhagararaho, nzakujya imbere n'injye gutumye, ariko anamubwira hasi kuko abantu bagera akavuga ngo arumva atari kujya gukora umurimo w'Imana. Imana ikamubwira ngo nyamara niguteza amakuba, ninanjye utanga umucyo n'amahoro mu isi, ushaka wanyumva. Ikamwibutsa uwiriwe. Rero n'indirimbo ntekeza ko nanjye nkunda kumva nkumva ko ari ibihe byose mu by'ukuri kuri njyewe, kubera ko nimeze nk'urimo wibwira, kuko nangiye umurimo ko usa nkaho utoroshye, ariko kandi nyine agomba kuwukora neza, ariko nanafite ubwoba. Indirimbo rero ivuga ngo nzakujya imbere mu rugamba urimo wigira ubwoba, wigira ikibazo, komeza ushikame kubera ko nzaguhagararaho. Niyo message mu by'ukuri rero. Iyo Mana niyo yabaye natwe, ibikomeye yarabidutambukishije, n'ibiri imbere nzi kwizabana natwe. Ubwo ari Yesu ntabwo bamfite, ubwo ari Kristo ntabwo bamfite, ubwo ari Yesu ntabwo bamfite, ubwo ari Yesu
ntabwo bamfite